ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Duhereje Imana icyubahiro muri iki gitondo. Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana yaturinze, Imana yatwimanye, Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Haleluya, 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 haleluya. Intwari ku rugamba nihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera aka kamwanya muri iki gitondo cya kare ushima Imana, wihereza icyubahiro. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Imana yubitse imigambi y'incakura n'incabiranya ku buzima bwawe. Imana irongeye irakwimanye, yongeye iguhaye umugisha, iguhaye uyu munsi ngo uwubemo, uwukoremo gahunda zawe zose. Ibi bikozwe n'amaboko y'Imana, kuko tugomba kuzirikana ko abaryama bose siko babyuka, ndetse n'ababyuka bose siko barangiza uwo munsi. Imana rero iba yakoze ibikomeye. Jya unyemerera ushima Imana, jya unyemerera ubanze Imana muri gahunda zawe. Mu gitondo ukibyuka ujye ubanza Imana, uvuge ngo Mana ndagushimiye kandi nkubanje muri gahunda zanjye zose. Imana ijya ihagararana nawe, ijya ibana nawe muri byose. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo rero ndabasuhuje bene data, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Imana ibanezeze, Imana ibahe umugisha kandi Imana ishimwe. Bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose, Imana ibagirire neza. Mu nyemerere tubanze duhereze Imana icyubahiro, dushime Imana ku byo ikoze. Imana nishimwe. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Turacyavuga ijambo ry'Imana dufite muri iki cyumweru. Teme igira iti iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana intwari ku rugamba, iracyari ya Mana yuzuye imbabazi n'urukundo, iracyari ya Mana idahinduka, iracyari ya Mana yitwa Uwiteka, yitwa Ndiho, iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana. Nyemerera wumve yuko nta biracitse, nta bihindutse. Nyemerera wumve yuko Imana urukundo rwayo ni rwinshi cyane, kandi wumve ko Imana atari wowe izigirizaho nkana. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana isubiza ibibazo, iracyari ya Mana iteturura ababuze epfo na ruguru, iracyari ya Mana itabura uko ibigenza. Haleluya. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana ifite inzira zirenga 1000 ku buzima bwawe, ntiyabura hica. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Mose kubara ibice 23. Turasoma umurongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana nishimwe. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoreza ntibizasohoza. Imana ishimwe. Dore nategetswe kubahesha umugisha. Uwo ni Balamu. Imana ihabwa icyubahiro, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Imana ishimwe cyane. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye mu Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo yo guhesha umugisha ubwoko bwa Isiraheli. Ahangaha Baraki yari yahamagaye Balamu, aramubwira ati wowe Balamu, nzi neza yuko ku kintu cyitwa umuvumo, iyo uvumye umuntu yewana umuvumo uramufata. Baraki rero kuko yangaga Abisiraheli, yari yabonye yuko bashobora kuza bagahindura igihugu cy'i Mowabu
bakagihindura mbese akava ku buyobozi. Arangije ati rero aba bantu yari yanabatinye, aravuga ati nimba arwanya ntabwo mbashobora, baranesha, reka noneho nshake umuntu uzi kuvuma. Umuntu uzi kuvuma nabavuma barashira bahagaze. Arabwira Balamu ati ngwino rwose ndaguha ibintu byose, ariko unkundire uvume buriya bwoko. Ni histoire ndende. Balamu n'Imana yigeze ibimubuza ati ntugende, ariko biranga, agerayo akubitana na Baraki. Arangije, ariko Imana ishimwe, nakubwiye ngo iracyari ya Mana. Ibyo bintu byari birimo gukorwa, izo tekinike, iyo mipangu yapangwaga Abisiraheli bari gusenga, Abisiraheli bari kuvugiriza Uwiteka impundu, Abisiraheli bari mu bihe byiza, ariko Baraki we agapanga yuko babavuma, imivumo ngo ibamerere nabi, imivumo itume bapfa bashire. Ariko iracyari ya Mana. Nawe hari abagupangiye imipangu mibi, hari n'abagiye mu mana z'ibigirwamana barakurogesha, ariko iracyari ya Mana, uracyahumeka, iracyari ya Mana. Hari abantu batifuje ko wakavanza, watera imbere, wagira aho uva naho ugera, ariko Imana irakwimana, Imana ikuzamura bareba, iracyari ya Mana. Balamu arangije, aho kugira ngo abavume, ahubwo we abahesha umugisha. Arangije aravuga ati Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe. Iri jambo rikubwiye ngo iki? Rikubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Hari icyo yari yaravuze ku bwoko bw'Abisiraheli. Yari yarababwiye neza ko niba haba imbere yabo izabagirira neza, nta ntwaro bacuriye kugira kubica izagira ikibatwara. Iyo ntwaro rero bahari Baraki azanye akoresha Balamu yo kubavuma, nta kintu yari bubatware. Niyo mpamvu Balamu yatangiye avuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Nawe mwene data, iki gitondo ndakubwiye ngo ntabwo Imana ari umuntu ngo ibeshye, ibe yarakubeshye ko izakugirira neza nirangiza ibihindure. Oya, Imana si umuntu ngo ibeshye. Kabiri, ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ese iby'Imana yakubwiye, iby'Imana yivugiye, no kubikora ntizabikora? Ko Imana atari umuntu ngo ibeshye, iracyari ya Mana, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana nishimwe. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Iby'Imana yavuze bivuye mu kanwa kayo ikabyiyandikira, ukaba warabisomye muri Bibiliya, ukabyumvisha amatwi yawe, mbese no gusohoza ntizabisohoza. Imana ishimwe cyane. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kubakura. Balamu abwira Baraki ati nubwo wanzanye ngo mbavume, njyewe nategetswe kubahesha umugisha. Imana ishimwe. Umugisha wawe naho abantu bakoranye imbaraga zingana gute, Imana iracyari ya Mana yanditse ku buzima bwawe kukugirira neza. Nta wabasha kugukuraho umugisha. Wenda bagutinza, icyo badukorera badutinza kwinjira mu migisha yacu, ariko Imana mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, igira gutyo ukuza umurabyo urabya, Imana ikabikwinjize mu mugisha wawe. Rero Balamu abwiye Baraki ati nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye. Imana ishimwe. Simbasha kubakura. Imana ishimwe. Noneho hari ikintu yabwiye Baraki. Balamu yabwiye Baraki ati mu bintu bitumye Imana inegeka kubahesha umugisha, urabisoma ngo ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka ari kumwe nabo. Imana ishimwe. Aravuze ngo nta gukiranirwa, nta busambanyi. Aravuze ngo
nta mujinya, aravuga nta bwicanyi buba mu mutima we, aravuze ngo nta bugugu, nta busambo, nta shyari, nta kwifuriza mwene se biri mu mutima we. Imana ishimwe, aravuze ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ngo ubugoryi ntibubonye mu Bisiraheli. Hari ibintu Imana ibasha kureba muri wowe, yabona yuko nta gukiranirwa kukurimo, nta bugoryi bukurimo, yarangiza ikakwihera umugisha. Abagomba kukuvuma, abari kwiruhiriza ubusa, ngo baravuma bakagenda bagatekinika bakaguteranya, igihe Imana izareba igasanga nta gukiranirwa kukurimo, igasanga nta bugoryi bukurimo, Imana iraguha umugisha. Niyo mpamvu Baramu yavuze ngo nategetswe kubahesha umugisha. Imana ishimwe, nanjye ndavuze ngo Imana iguha umugisha. Nimba nta bugoryi bukurimo, ukaba nta gukiranirwa kukurimo, Imana iguha umugisha. Niwomatane n'umugisha wawe, kuko iracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Niwinjire muri desite yawe, niwinjire mu cyo Imana yakuvuzeho, mu izina rya Yesu Kristo. Bariya bose biruhirije ubusa, Imana igutegurire ameza mu maso y'ababisha bawe. Imana ishimwe, nawe uvugirize Uwiteka impundu ngo Abisiraheli bavugirizaga Uwiteka impundu, nawe utambutse amashimwe uvuge ngo ni jye Yesu yagiriye neza. Shalom shalom. Mbifurije kuzagira weekend nziza, abafashe isafari, urugendo rwiza, mwese abazagira ubukwe bwiza. Imana izabane namwe muri iyi weekend, kandi n'abagize ibyago Imana ibasure, Imana ibafashe, Imana ibahoza amarira. Shalom shalom. ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe nirondoreka.